inshuti bakunzi bamenya nibi info twagarutse muri ya mahirwe bwa bumenyi cyangwa se bwa buryo tubagezaho bucukumbuye umuntu ashobora kunguka ubundi akabana nabwo mu buzima busanzwe bwa buri munsi ibintu bikagenda neza. Inshuti bakunzi bamenya nibi info turabasuje kandi tubahaye ikaze tukubwira ko tugiye kukugezaho ibintu bitanu cyangwa se intambwe 5 zakugeza ku bukire. Ese gira amatsiko ni izihe ntambwe? Izo ntambwe 5 turazivuga, hanyuma niturangiza tukwereke n'uburyo ugomba gukurikiza cyangwa se muri izo ntambwe 5 zigiye zifite ibice cyangwa se ubusobanuro bwabyo byagufasha uramutse uteze amatwi nyamuna wabigenderamo ubundi ugahinduka umukire kakaba. Tubahaye ikaze rero, uwe ukigera hano aribwo bwa mbere kanda subscribe ukanura ukazogera kugira ngo uzajye ubona cyangwa se ibiganiro byacu, inkuru, ubushakashatsi, ubucukumbuzi tukugezaho umunsi ku munsi. Rero ni byiza cyane kubera ko cyangwa se kugera ku bukire bisaba inzira ifite intego n'imyitwarire ihamye. Rero intambwe 5 z'ingenzi zakugeza kuri ubwo bukire. Iya mbere rero harimo kugira icyerekezo n'intego z'amafaranga. Reka tukubwire iya kabiri. Iya kabiri rero ni iga rero gucunga neza amafaranga. Ya gatatu rero shora imari mu byinjiza. Ikindi cya kane komeza kwiga no kwagura ubumenyi bwawe. Iyindi ya gatanu ariyo ya nyuma, gira imyitwarire y'ubukire. Reka tugusobanurire ingingo ku yindi, tukubwire uburyo ushobora kubigenza. Iya mbere ni ukugira icyerekezo n'intego z'amafaranga. Ahangaha harimo ibintu bibiri by'ingenzi ushobora kureba, harimo menya icyo ushaka kugeraho, urugero kubaka inzu, gutangira business, kuba self reliant. Ikindi cya kabiri wandika intego zawe kandi cyangwa se ugenere igihe zizageraho. Ari ukuntu ugena igihe zigomba kurangirizaho. Urugero nko ntushobora kugera ku bukire utazi icyo ukeneye. Banza umenye icyo ukeneye muri iyo ngingo ya mbere. Ingingo ya kabiri rero kwiga gucunga neza amafaranga. Aho ngaha tubonamo ibintu bigera muri 3, gutandukanya rero ibyo ukeneye n'ibyo ushaka gusa. Ikindi bika make ku mafaranga winjiza buri kwezi, niyo yaba make nta kintu biba bitwaye. Ikindi cya gatatu kuri ingingo ya kabiri harimo gukora budget. Urugero ingengo y'imari cyangwa se budget ni ingengo y'imari ikuyobora mu byo ukoresha. Ikindi cya gatatu rero harimo shora imari mu byinjiza. Ahangaha turabonamo ibintu bigera muri 3. Gira ibikorwa rero bigushyira cyangwa se bigushyirira amafaranga ku mufuka, business cyangwa se amasambu, ishoramari, ubuhinzi bugezweho, akazi ka internet ndetse n'ibindi. Ahangaha urahitamo uburyo wakoresha kugira ngo ubone ayo mafaranga. Ikindi ya kabiri muri ingingo ya gatatu harimo ntukishingikirize ku kazi kamwe gusa. Ahangaha rero niba ufite akazi k'umushahara cyangwa se akandi kazi, urahitamo usharinga ayo ngayo ukuramo, urebe uko wayabyaza umusaruro. Ikindi rero tegereza ku bintu bizakomeza kukwinjiriza niyo uhuze cyangwa se utarimo gukora. Ngibi rero biragufasha mu masaziro yawe cyangwa kugenda ejo hazaza hawe. Iya kane rero komeza kwiga no kwagura ubumenyi. Ahangaha rero turabonamo ibintu 3 nanone. Sobanukirwa ibyerekeye imari, business n'ikoranabuhanga, ibi byagufasha. Ikindi kandi shaka abajyanama cyangwa se abantu wageza kure bakugire inama. Ikindi gira umuco wo kwiga cyangwa se kwiga buri munsi
uko ibihe n'isoko bihindagurika. Ufite bizinesi ujye uhora wiga uburyo ki ugomba kuyituma yakomeza kurodinga neza. Ikindi cya gatanu cyo cya nyuma, kugira imyitwarire y'ubukire. Ahangaha rero nk'uko kugira imyitwarire y'ubukiramo ibintu bitanu. Irinde rero imyenda idafite umumaro, gira umuco wo kuzigama no gushora mu gihe kirekire. Ikindi wibande gukora cyane, kuba rero inyangamugayo no kugira disipurine. Ikindi cya nyuma twabonamo harimo fata inshuti n'abavandimwe bafite imyumvire yo kuzamuka ubundi mujyane. Ingingo ngufiya rero, ubukire si amahirwe gusa cyangwa se imyitwarire y'igihe kirekire. Niba rero utagiye cyangwa se utangiye kare kandi ugakomeza kuba consistent yabyo, bizagerwaho nta kabuza. Rero ubwo izo hari ingingo eshanu tugusobanuriye zagufasha kugira ngo ubashe kujya cyangwa se kugenda mu nzira njyabukire, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Iyi ni Fab TV rero tukugezaho ibintu nk'ibi bimeze neza bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nyamuna ugenda utwandikiye muri comment ubwire uburyo wabyumvishije, ndetse ukande like, subscribe, ni iby'agaciro. Turabakunda cyane. Iyi ni Menya Nibi Info. Ciao ciao.